Yesu nashimwe, amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe, nongeye kubasuhuza ndetse no kubaramutsa. Umwami Yesu nabishimire. Uyu munsi bavandimwe inshuti z'umusaraba, mwebwe muherereye mu mpande zitandukanye z'isi, tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Reka dutangire dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, turagushimiye kuri uyu munsi wa none, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimiye gukomera ndetse no gukiranuka, tugushimiye iby'imbaraga ujya ukora, tugushimiye urukundo rutangaje. Turasenze kugira ngo umuntu wese ugiye gutegera amatwi kino kiganiro cy'ijambo ryawe kigireho ijambo ryawe rimukura, rigire naho rimugeza, kandi hagire ibintu bihinduka mu buzima bwe mu izina rya Kristo Yesu. Abari baremerewe n'uburwayi, abari baremerewe n'ingorane, ukoko kw'Imana kwabonekeho, imbaraga z'Imana zibabonekeho, gutabara no kurinda kw'Imana kwabonekeho. Turasenze ngo imbaraga zawe Yesu umucunguzi zibe ku ruhande rwabo. Dusengeye abantu bose baherereye mu mpande zitandukanye, mu bice bitandukanye, imbaraga z'Imana zibabonekeho. Tukweretse kino kiganiro ku muntu wese Mwami Imana ugiye kugitega amatwi, haboneka impinduka mu bugingo bwe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Bakundwa inshuti z'umusaraba, tugiye kuganira uyu munsi wa none ijambo ry'Imana. Ni ijambo rivuga amahirwe azanwa no gucungurwa. Amahirwe azanwa no gucungurwa ni ijambo tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 26 umurongo wa 36. Tugiye kuvuga amahirwe azanwa no gucungurwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsimani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye hano nigire hirya nsenge. Ajyana na Petero na bene Zebedeyo bombi, atangira kubabwira no kubaganyira umutima no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere hato aranoma arasenga ati, Data, niba ubikunda iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nge nshaka, ahubwo bibe uko we ushaka. Aragaruka abigishwa be asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya nimubashije kubana nanjye maso isaha imwe? Imana itugirire neza. Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Imana itugirire ubuntu cyane. Nshuti bakundwa bene data, ku ijambo tugiye kuganiraho rifite intego ivuga ngo amahirwe azanwa no gucungurwa. Turi mu minsi yegereza Pasika, ubwo twibuka gucungurwa kw'abana b'Imana, ubwo twibuka urupfu rwa Kristo yadupfiriye kugira ngo aducungure, n'uburyo ki twibuka uburyo ki amahirwe azira abakristo mu buryo bwo gucungurwa n'agaga gakomeye Umwami Yesu yanyuzemo. Imana itugirire neza. Dusomye hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Dusomye ijambo ritubwiye ngo Yesu agerana n'abigishwa be ahitwa i Getsimani. Arangije arababwira ngo nimube mwicaye hano nanjye nigira imbere nsenge. Icyakora Bibiliya itwereka ko kino gihe yigira imbere ntabwo yagiye wenyine, ayajyanye n'uwo bita Petero na bene Zebedeyo, ariwo bita Yohana na Yakobo. Bibiliya itubwira yuko ngo ajye bakigera imbere, atangira guhagarika umutima ndetse no kubaganyira, ababwira agahinda afite ko mu mutima. Nshuti bakundwa bene data, nagira ngo mbabwire ngo Yesu uyu waducunguye yahuye n'icuraburindi ry'agahinda ko kubona ko abo yagiriye neza, abo yakirije abana, abo yagaburiye agahaza, abo yabwirije ubutumwa bwiza baramuhinduka ndetse bituma ahagarika umutima. Iki gihe yabibonaga mu iyerekwa riza rimusatira ry'ibyenda kumubaho, ariho Bibiliya itubwira ngo yasize abigishwa be ahitwa i Getsimani. Ubwo bari bahageze arababwira ngo mube mwicaye hano nigire imbere nsenge. Imana itugirire ubuntu cyane.
Bibiliya iratubwiye ngo nuko abasiga aho ngaho ajyana na Petero na bene Zebedeyo ngo bigira imbere ho hatoya. Bibiliya ngo nuko atangira kubabwira, arabwira ngo ndumva mfite agahinda kenshi ndetse gashobora no kunyica. Aka gahinda Yesu yari afite wambaza ngo ni gahinda ki? Ni agahinda kagaragaza yuko yari abonye ko abo yagiriye neza, abo yari yiteguriye kugira ngo acungure, iki gihe bari barimo bahinduka mu myumvire ndetse bahinduka birengagiza ubutumwa bwiza bari bamaze kugaburirwa. Imana itugirire neza, bibagirwa neza Yesu yari amaze kubagirira. Nshuti bakundwa bene data, turi ku mahirwe azanwa no gucungurwa. Yesu uyu nguyu wabonye uburyo ki bagiye kumuhinduka, iyo aba ari umuntu wambaye umubiri wa umuntu koko yari kubivamo, ndetse rimwe na rimwe akazana ingaruka zo kugira gute, zo gushaka kwihorera. Ariko amahirwe azanwa no gucungurwa, Yesu yemera kwireherezaho imibabaro ye, yemera kwireherezaho imibabaro n'ibyaha n'ibicumuro kugira ngo akuronye nanjye andonke. Imana itugirira ubuntu cyane. Biratubwira ngo nuko arababwira ngo nuko nimusigare hano mubane maso nanjye nigira imbere ngire gute, senge. Nshuti bakundwa, igihe turimo cyangwa se igihe tugiye kwinjiramo ni igihe tukitugaragariza uburyo ki twacunguwe n'amaraso y'agaciro ya Kristo Yesu. Imana itugirira ubuntu cyane. Bibiliya iratubwiye ngo yigira ngo imbere, arangije abwira Petero na Yohana na Yakobo, arababwira ngo nimubane maso nanjye nigira imbere nsenge. Bantu b'Imana, abantu bananiwe kuba maso mu minsi duhagazemo. Iminsi irabahemuje, iminsi bakuye mu byizerwa. Ariko nshuti bakundwa bene data, nagira ngo babwire ngo aya mahirwe azanwa no gucungurwa. Nubwo waba uri mu gihe cy'umwijima, nubwo waba uri mu gihe cy'ibitotsi, ariko ndagushishikariza ngo ba maso. Yesu yiteguye kugira ngo agucungure mu izina rya Kristo Yesu. Ndabibutsa urupfu rwa Yesu ndetse no gucungurwa kuva muri Kristo Yesu, uburyo ki yatumeneye amaraso y'agaciro. Biratubwira ngo nuko yigira imbere, arunama arasenga, aravuga ngo Data, niba bikunze iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe wowe uko ushaka. Nshuti bakundwa bene data, rimwe na rimwe duhura n'ingorane, duhura n'ibyago, duhura n'amakuba aturuka mu gushaka kw'Imana, ndetse tukanayivovotera, ndetse tukanaruzanga, ndetse tukagira ngo n'Imana nta nubwo ituzi, nta nubwo itwitayeho. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo, Imana twizera, dukwiye kwemera igihe Imana idugenera, tukemera kurinyuramo neza kugeza igihe Imana idutabariye. Imana y'amahoro itugirira ubuntu cyane. Yesu ngo arangireho ngo bibe uko ushaka, bye kuba uko njyewe nshaka. Nshuti bakundwa bene data, ndi kubatangariza Yesu waducunguye. Wemeye imibabaro yose, wemeye agahato kose, wemeye gutukwa n'abo yagiriye neza, wemeye kuvumwa n'abo yagiriye neza, wemereye gutabwa ndetse no gutereranwa n'abo yagiriye neza. Bibiliya tubwira ko n'inshuti ze, zino nshuti eshatu, ntabwo zari zitaye ku mubabaro yari afite, ntizari zitaye ku gahinda yari afite, kuko Bibiliya tubwiye ngo amaze guhagurukana n'aba batatu, ngo yigiye imbere yababwiye agahinda afite. Arababwira ngo numva mfite agahinda kenshi ndetse kenda kunyica. Nawe yashatse kumenya agahinda Yesu yari afite, bose babaye nk'abacecetse. Ahubwo arababwira ati ndabasabye mubane maso nanjye nigira imbere nsenge. Uyu munsi wa none ushobora kubanye n'abantu rimwe na rimwe bakabakuretse, ariko nshuti mukundwa mwene data, nta nushaka kumenya umubabaro wawe, nta nushaka kumenya agahinda kawe, ariko senga. Nusenga uzahabwa imbaraga zo gukomera, nusenga uzahabwa imbaraga zo gutambuka mu gahinda no mu bibazo uhuye nabyo. Senga Imana, wizera Imana izaguha imbaraga zo kubasha gutambuka ku munsi mubi. Imana y'amahoro itugirira ubuntu cyane. Bibiliya iratubwira ngo nuko amaze gusenga aragaruka, agarutse asanga abigishwa be ngo basinziriye. Abaza uwitwa Petero
Petero mwibuke ko niwe wari intwari muri bo, waserukiraga abandi mu kubaza ibibazo abandi batinya kubaza, we yahitaga bibaza, ndetse no kuvuga ibyo abandi batinya kuvuga we yarabivugaga. Ni nayo mpamvu Yesu nawe amubonagamo ubutwari, ndetse ahita anamubaza ngo ese Pete, munaniwe kubana nanjye umwanya w'isaha imwe gusa? Bakundwa bene data, abantu bananiwe kwizera n'umwanya ungana n'isaha, abantu bananiwe kwizera umwanya ungana n'umwanya muto cyane, ariko ambara imbaraga ziguhesha kwizera. Nubwo uri kunyura mu gihe kigoye, nubwo uri kunyura mu minsi iruhije, nubwo uri kunyura mu minsi irimo akaga n'amakuba, ariko izere, bana na Yesu igihe kingana n'isaha imwe. Gutabarwa kwawe kuri bugufiya, gucungurwa kwawe kuri bugufiya. Ndi kuvuga ku mahirwe azana no gucungurwa, amahirwe Yesu yaduhaye kugira ngo uyu munsi tube turiho twidegembya muri Kristo Yesu. Nuko Yesu yaducunguye. Ibyo urimo kunyuramo byose, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, nuko hari amahirwe aturuka muri Kristo Yesu, amahirwe azanwa no gucungurwa. Imana itugirira ubuntu cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Amaze kubabwira uko nguko, yongera yigira imbere ajya gusenga, aravuga ngo Data, ubwo ibyo utemeye ko mbasha icyo gikombe kindenga, ukaba wemeye ko nyura muri iki gikombe cyo gucungurwa, bye kuba bibe wowe uko ushaka. Nshuti bakundwa bene data, imibabaro uri kunyuramo bishobora kuba ko Imana yigennye. Emera uyinyuremo, ariko uyinyuranemo na Yesu, uyinyuranemo n'umucunguzi wagucunguye, kandi ube mu gihe cyo gusenga. Imana itugire neza. Bibiliya tubwira ngo wagarutse n'ubundi asanga bongeye basinziriye. Wibuke ko mbere yari yababwiye ngo munaniwe kubana nanjye isaha imwe, ariko amaze kongera gutsimbura intambwe barongera barasinzira. Niko kamere y'umuntu iteye, niko abantu duteye. Umuntu yizera kano kanya, mu yundi mwanya yamara kumva umubwiye kwizera kugahita gushira. Hari igihe Imana ikubwira ngo nzakugirira neza, nzagutabara, nzakurengera, mwako kanya ukibyumva ukizera, ariko wamara kuva muri bya bihe byo kuvugana n'Imana ugahita wongera ugacika intege, ugatenebuka, ugafatira Imana mu buzima bw'uko idashoboye, ugafatira Imana mu buzima bw'uko itagira ikibasha. Ariko nagira ngo mbwire ngo nshuti y'umusaraba wa Yesu, niwe guterwa n'ibitotsi by'iyi minsi ya none byadutse. Bana amaso na Yesu kugira ngo Yesu abone uko agucungura, Yesu abone uko kwiyegereza, Yesu abone uko kugirira neza. Bana amaso na Yesu. Imana y'amahoro itugirira ubuntu cyane. Bibiliya iratubwira ngo nuko yongera kubasiga, asubira gusenga, asubira kuvuga amagambo amwe na ya mbere, arongera aragaruka, asanga n'ubundi bari basinziriye. Arababwira ngo noneho nimusinzire, kuko igihe cyanjye igihe gisohoye, ungenza ndetse ari bugufiya. Igihe kirasohoye ubwo umwana w'umuntu agiye kugambanirwa mu maboko y'abapagani. Imana itugirire neza cyane. Arababwira ngo igihe kirageze ubwo umwana w'umuntu agiye gufatwa, yarangiza akagambanirwa mu maboko y'abanyabyaha. Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba, Yesu yaramenye ko igihe kigeze, igihe cyo kugucungura, igihe cyo kugira ngo akuronye, igihe cyo kugira ngo akubone. Yabonaga ko igihe kigeze, igihe cyawe cyo gutabarwa biturutse muri Kristo Yesu. Ndagira ngo ngutangarize ngo kirimo kirihuta, kirimo kirasohora. Bene data, mukwiye kuba mu gihe cyo gusenga Imana kugeza igihe umenyeye yuko igihe cy'umwijima ku buzima bwawe kirangiye. Ukwiye kubana n'Imana kugeza igihe umenyeye yuko ku igihe cy'imibabaro mu buzima bwawe kigiye kurangira. Imana itugirire neza. Igihe kirageze. Bibiliya ivuga ngo kandi nimusinzire noneho, kuko igihe ndabona ko kigeze, umwana w'umuntu akagambanirwa mu maboko y'abanyabyaha. Arababwira ngo dore igihe kirageze. Imana itugirire ubuntu cyane. Ijambo ry'Imana nari ndimo mubwira, ni hari ijambo rivuze ngo amahirwe azanwa no gucungurwa. Imana itugirire neza. Yesu yaragucunguye, Yesu yarakwitangiye, yemeye imibabaro, yemeye ibitutsi abantu bamutuka. Rimwe na rimwe ibi bitutsi bigihari, hari abantu bavuga yuko Imana itariho, hari abantu batangaza yuko Imana idashoboye, ariko ibyo byose kuba nta ngaruka mbizi babonekaho nuko turi mu mahirwe azanwa no gucungurwa. Yesu yemera ngo nubwo imbaraga z'umubiri zishize, ariko umutima wo uracyakunze.
Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yiba umubiri wari unaniwe n'umutima ukananirwa, aya mahirwe ndimo mbatangariza uyu munsi wa none n'ayabahari. Ariko Yesu yavuze yuko nubwo umubiri unaniwe ariko umutima ukunze. Aya mahirwe rero azanwa no gucungurwa aturuka mu mutima wa Kristo Yesu. Haleluya! Aturuka mu mutima wa Kristo Yesu. Aya niyo amahirwe twayakomoye, yaturutse mu mutima wemeye kwireherezaho imibabaro, wemeye kwemera ibyaha by'abantu, wemeye akagambane k'abantu, wemeye ko imibabaro iturutse mu bantu bagiye kumubabaza. Aravuga ngo umutima urakunze, umubiri ufite intege nkeya. Imana itugirira ubuntu cyane. Nagira ngo mubwire ngo hari amahirwe Yesu akuzaniye mu buzima bwawe kugira ngo agucungure. Imana y'amahoro itugirire ibambe. Nari ndimo mbabwira tuwibukiranya, tugiye kwinjira mu minsi mikuru ya Pasika, ndetse turimo twibuka urupfu rwa Yesu. Imana itugirira ubuntu cyane. Iyi minsi yo kwibuka urupfu rw'umucunguzi wacu ihuranye n'iminsi yo kwibuka icuraburindi rya jenoside ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo mbabwire ngo wibuke urebe icuraburindi ryatambutse mu gihe gishize ryo muri iyi minsi ikomeye yabaye mu gihugu cyacu. Urebe n'icuraburindi ry'umwijima Yesu yahuye naryo, ryo kugambanirwa n'abo yagaburiye, n'abo yagiriye neza, n'abo yitayeho, n'abo yatabaye, n'abo yakirije abana, n'abo yakijije ababanaga n'ubumuga, n'abo ndetse yahumuye babanaga n'ubuhumyi. Abo bose yabagiriye neza, abo yagaburiye, abo yirukanyemo abadayimoni. Ariko bageze igihe kigeze bamwinjiza mu icuraburindi ryo kumugambanira, ariko ntiyanga no kwemera kuca muri iryo curaburindi. Yemera kurinyuramo kugira ngo akuronye, kugira ngo andonke, kugira ngo agucungure. Aho niho tuvuga ngo amahirwe azanwa no gucungurwa. Umwami w'amahoro atugirira ubuntu cyane. Habwa umugisha n'Imana mwene data, wowe uneze amatwi umva ijambo rivuga ngo amahirwe aturuka mu gucungurwa k'umucunguzi wacu Yesu. Imana y'amahoro ikugirire ubuntu kandi kwiteho mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none ndagutangariza ngo bana amaso na Yesu, izerere muri Kristo Yesu, byose bizashoboka. Ibyo ubona bigoye, ibyo ubona biruhije, byose muri Kristo Yesu bizemera. Amahoro n'umugisha biva muri Kristo Yesu bibane nawe. Reka dusoze dusenga. Imana itugirire neza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimira yuko wazanye amahirwe yo kwemera kunyura mu mibabaro, yo kugira ngo ucungure mushiki wacu, ucungure mwene data uneze amatwi, ucungure abakomeye, ucungure aboroheje. Mwami Imana, ucungure ab'indimi zitari zimwe. Nuhabwe icyubahiro kuko uri Imana ikomeye, nuhabwe icyubahiro kuko watugiriye neza. Wereye none hanasengeye mwene data, uyu munsi wa none wari ugeze mu ibibazo byari bimuteje ibitotsi, ndetse ibitotsi bimuteza kwiheba, kumva yuko Yesu atagishoboye. Ariko uhereye none aha turasenze ngo abantu bawe bahabwe amahirwe yo kukumenya, bahabwe amahirwe yo kugusobanukirwa, bahabwe amahirwe yo kumenya agaciro ko kugira ngo wadutanzeho, ko kugira ngo uducungurishije ubuntu bwawe. Mu izina ryawe gera Yesu, turagushimiye kuko uri umurengezi. Ngaho dusengeye urwaye umukize, dusengeye ufite akaga umutabare, dusengeye utibashije ngo Mwami Imana umutabare. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye n'abanyarwanda bose aho bagiye baherereye, dusengeye inshuti z'u Rwanda. Mwami Imana, bose turabasengeye. Turi mu kunyura mu Mwami Imana, turi kwibuka icuraburindi, turi kwibuka akaga abantu bahuye nako, turi kwibuka ingorane abantu bahuye nazo. Uhereye none gutabara kwawe kuboneke kubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahumugisha. Murakoze. Shalom.